umpe Bibiliya kuko ari inezeza, umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma kuva igice cya 37, cya 38, icya 39, icya 40 n'igitabo cy'Abalewi igice cya mbere, icya kabiri n'icya gatatu. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Kuva igice cya 37, twinjire ahera. Iyo winjiraga ahera wasangaga ameza y'imitsima yo kwerekanwa imbere y'Imana. Kristo niwe mutsima w'ubugingo udufasha kubaho mu by'umwuka. Wasangaga kandi ahagenewe guteka amatabaza. Yaboneshaga mu ihema kandi akarinda ko hagira ubuzizi bugurukira uriya mutsima. Kristo niwe tabaza ry'imibereho yacu, niwe mucyo w'isi. Hari harimo igicaniro cy'imibavu. Iki nacyo gishushanya amasengesho y'abera. Reka dusengeshe umwuka iteka ryose, twinginga Imana kwakira amasengesho yacu kuko dusenga mu izina rya Kristo Yesu. Kristo amaze gusubira mu ijuru, yamaze igihe akorera umurimo wo kudusabira ari ahera, kuko Yohana yamubonye ari hagati y'ibitereko by'amatabaza 7. Ariko kandi imibiri yacu nayo ni ubuturo bwera muri iki gihe, kuko dufite igitereko cy'amatabaza. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Dufite ameza y'imitsima. Kristo uri muri twe niwe mutsima w'ubugingo. Dufite igikarabiro. Yesu yabwiye umusamariyakazi ko wakira Kristo, isoko y'ubugingo idudubiza muri we. Dufite umutambyi. Pawulo avuga ko Mwuka Wera dusabira kuko tutazi gusenga. Kandi dufite bya bisate 2 by'amategeko kuko yanditswe mu mitima yacu. Dufite Shekina kuko Kristo akomanda ku rugi. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, nzinjira iwe dusangire. Ashyira intebe ye mu mitima yacu. Kuva igice cya 38, igicaniro, igikarabiro n'uruzitiro. Babaje igicaniro mu giti cy'umushita, bacyagirizaho umuringa ndetse bashyiraho amahembe 4 aho bazajya bafatisha ibitambo bagiye gutamba. Hariho n'ibifungisho 4 bikozwe mu muringa. Amaturo dutura Imana akwiriye kugira uburyo acungwa neza kandi akaguma mu murimo yagenewe. Hacuzwe n'igikarabiro, nyamara nta ngero zacyo zagaragajwe kuko gishushanya isoko ya Kristo ikuraho ibyaha. Igikarabiro cyari gikoze mu ndorerwamo z'abagore bakoraga mu ihema ry'ibonaniro. Uhereye kera Imana yifuje ko abagore bakora mu murimo wayo, kandi indorerwamo ku gikarabiro zafashaga abaje ku ihema kureba ko batunganye rwose. Erega amategeko ya Kristo niyo ndorerwamo twirebamo, maze Mwuka Wera akadukuraho ikizinga cyose cy'icyaha. Hari agatekerezo ko umukecuru ari umwamikazi, bose bamutinya kandi bamwubaha, maze akumva ari igitangaza. Ubwo yamenyaga ko hagutse indorerwamo yereka umuntu uko ateye, maze yitumaho ngo arebe uburyo ari mwiza cyane. Maze yirebyemo umuziki yabonye ishusho y'umukecuru wuzuye iminkanyari mu maso n'imvi, kandi amaso atukuye kubera gusaza ndetse n'uruhu rubi, maze ahita yikubita hasi ngo iramubeshye. Benshi banga kwirebera mu mategeko kuko bereka ko badatunganiye Imana. Nyamara isoko idukuraho ibyaha yarabonetse, ni Kristo Yesu, niwe gikarabiro cy'ukuri. Bakoze uruzitiro rw'ubuturo bwera mu myenda y'umweru kandi itunganye. Amategeko ya Kristo niyo tubera uruzitiro, kandi iyo twinjiyemo imbere muri Kristo tuba dutandukanye n'ibyanduza byose. Kuva igice cya 39, ibikoresho by'ihema byose birangira. Besaleli we undi wahawe ubuhanga mu bukorikori yakoze imyambaro y'abatambyi nk'uko byategetswe. Akora efodi mu mikwege y'izahabu. Batunganije amabuye maze bandikaho amazina y'imiryango yose ya Isirayeli. Amakanzu yaboshye mu budodo bwiza cyane kandi abwitondeye cyane, maze bategura ibuye ryanditsweho ngo yarejwe Uwiteka. Bazaniye Mose ibyo bakoze byose. Mose yitegereza ihema n'ibintu byaryo byose, iby'urugo, iby'imbuga, iby'isakara, iby'ahera n'iby'ahera cyane. Ijisho rya Kristo ryitegereza buri mfuruka yose y'umurimo. Mose abonye rwose ko bakoze nk'ibyo
yabategetse abasabira umugisha ku Mana. Imana iduha umugisha kuko dukora ibyo yadutegetse byose. Kuva igice cya 40. Mose ashinga rya hema. Uwiteka yategetse Mose ati, ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere uzashinga rya hema. Bigaragaza ko bari bamaze umwaka bavuye muri Egiputa. Imana yabahaye gushinga ihema tariki ya mbere z'ukwa mbere ngo batangire umwaka mushya bari kumwe n'Imana. Imana irashaka gutangirana nawe bundi bushya. Bari barahuye n'amakuba menshi, nyamara Uhoraho wagendanaga nabo arabatabara. Yabatijije Farawo, abarinda izuba n'imbeho, ndetse abaha ibyo kurya bivuye mu ijuru. Mbese iminsi ugendanye n'Imana washoboye kubona kugira neza kwayo muri wowe? Buri gikoresho rero Mose yagishyize mu mwanya wacyo, byose bikora nk'uko yategetswe. Yafashe amavuta ayasiga ubwo buturo bwose kuko ashushanya Mwuka Wera. Imana iduhe kugira umwete wo gukora byose nk'uko yategetse. Ubwiza bwayo bwahise bumanukira ku ihema burahuzura. Bwagumanye nabo ari inkingi y'igicu ku manywa, naho nijoro ikaba inkingi y'umuriro. Ndasaba Imana ngo twese mu miryango yacu tugumane n'ubu bwiza bw'Imana ihoraho. Abalewi igice cya mbere. Ibitambo. Igitabo cy'Abalewi gitangirira aho ihemuka Misiri irangiye. Uhoraho rero yahise asaba gutangira gutamba ibitambo. Kubona ihema ry'ibonaniro ni kimwe, ariko gutangira kuritambiramo ibitambo ni icya kabiri cy'ingenzi. Bari bamaze kumenya yuko ubuntu bwa Kristo buduhesha agakiza bwabonetse, nyamara kandi ntibarahaguruka ngo basubize ijwi ribahamagarira kubwakira. Umuntu yashoboraga gutamba ikimasa kidafite inenge, cyangwa intama itagira inenge, cyangwa ihene itagira inenge, cyangwa ibyana bibiri by'inuma bitagira inenge, cyangwa intungura itagira inenge. Buri wese yatambaga igitambo akurikije amikoro ye, nyamara itegeko ryari rimwe: ni ituro ritagira inenge, ahubwo ryuzuye kwicisha bugufi. Gutambira Imana ntibyari amateka mashya kuri bo, kuko uhereye isi ikiremwa byariho. Adamu yatambiraga Uwiteka ibitambo, ndetse niwe wigishije abana be gutanga igitambo kizima gishimwa n'Imana. Nowa nawe yari yarigishijwe gutambira Imana. Muri iki gihe natwe tuyitambira ibitambo byacu by'amasengesho. Abalewi igice cya kabiri. Amaturo y'ifu. Muri iki gice tubonamo neza ko amaturo y'ifu yari yemewe imbere y'Imana. Hari ubwo bazaga gutura ifu mbisi idatetse, ubundi bakaza gutura umugati wokeje cyangwa se ukarangishije amavuta nk'amandazi. Hari n'ubwo baturaga umuganura w'ibyeze mbere. Umutambyi yafatagaho akabugenewe akagatwikira ku gicaniro imbere y'Uwiteka, maze ibisigaye bikamutunga n'aba mu rugo rwe. Pawulo yavuze ko abakora mu rusengero batungwa n'ibyo mu rusengero. Iyi fu cyangwa imitsima ndetse n'imigati nibyo byavagamo ibyo gutunga abatambyi n'imiryango yabo. Amaturo yose y'ifu tubonye aha ngaha yabaga ari ayo gushimira Imana ko babaye amahoro, kandi ko ari ibagomororera ibyo kurya ibibakuriye mu butaka. Tuzakomeza guhimbaza Imana dutanga impano dufite kugira ngo zifashe mu murimo wayo. Abakene n'abatindi batishoboye nabo baturaga amaturo y'ifu, kuko babaga basaba Imana kubongerera ubushobozi kugira ngo umunsi umwe nabo bazashobore gutura intama. Abalewi igice cya 5 umurongo wa 11 ukageza kwa 13. Nanone ifu yaturwaga n'abatishoboye ngo bakurweho icyaha. Imana ifite uburyo bwinshi bwo guhura natwe ikadukuraho urubanza rw'ibyaha byacu. Abalewi igice cya 3. Ibitambo by'uko bari amahoro. Imana niyo dukesha kurama no kuramuka kose. Niduha amahoro abutaba mu isi batanga. Niduhesha amahoro arenze kuba mu gihugu hatarimo intambara, ahubwo amahoro yo mu mutima. Ibitambo by'uko bari amahoro byashoboraga guturwa mu buryo butatu. Ubwa mbere ni nk'iyo umuntu yumvaga muri we afite ubushake bwo gutura Imana ntawe ubimuhase. Imana ikunda abatanga banezerewe. Uburyo bwa kabiri ni igihe batangaga ibitambo bitewe n'umuhigo babaga barahigiye Imana. Nibyo, kuko umubwiriza yavuze ko guhiga umuhigo n'uwuhigure birutwa no kutawuhiga. Nicyo cyatumye Hana azana Samweli mu rusengero ngo akorere Imana. Uburyo bwa gatatu ni igihe Imana yabaga yakurokoye
uburwayi bukomeye, inyamaswa y'inkazi cyangwa indi mpanuka ikabije, umuntu yatangaga ituro ashimira Imana uburinzi bwayo. Icyitonderwa: nta turo ryaturwaga ngo ritere Imana kurekeraho kurakara, ahubwo Imana yacu ni inyamahoro, itinda kurakara kandi ihorana imbabazi iteka ryose. Amasengesho no kwiyiriza ubusa nibyo byatumaga Imana ireka kurimbura. Hari icyo G. White atubwira kuri ibi bice. Tugomba kwimenyereza gusoma no gusesengura aya mategeko yanditswe mu Balewi. Turamutse tuyasobanukiwe neza, twasanga tubonye neza uburyo bwiza bwo kubana amahoro ndetse no gukomeza mu kwizera. Nta n'umwe ufite urwitwazo rumutera kuba mu mwijima, kandi Imana yaraduhaye umucyo. Tubisanga mu gitabo cyitwa Ubusobanuro bwa Bibiliya, volume ya 1, paje 1110. Mu gihe cy'Abisirayeli, ibitabo byazanirwaga umutambyi mukuru, maze akakigenzura neza ngo arebe ko gikwiriye ngo gitambire Imana. Na muri iki gihe amaturo dutura ashyirwa imbere y'Imana, akanyuzwa imbere ya Kristo Yesu, kandi izina rye niryo rituma yakirwa imbere y'Imana. Tubisanga mu gitabo cyitwa Ubusobanuro bwa Bibiliya, volume ya 1, paje 1110. Muri iki cyumweru cyose Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge. Muri Bibiliya imbwira iby'ubugingo, umenye amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere: ni ibihe bikoresho byabaga hera? N'ameza y'imitsima, igitereko cy'amatabaza n'igicaniro cy'imibavu. Icya kabiri: ni ibiki bitwibutsa ko natwe imibiri yacu ari ubuturo bwera? Nuko muri twe harimo amategeko 10, igitereko cy'amatabaza ari ryo jambo rya Kristo, intebe y'Imana ndetse n'Umwuka Wera ari we udusabira. Icya gatatu: ibitambo by'uko bari amahoro byatangirwa cyari? Igihe babaga bashimira Imana ko yabarinze cyangwa bayigura imihigo, cyangwa igihe babaga babitewe n'umutima ukunze. Imana ibaha umugisha.